mwinshi cyane. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Amen. Reka tubanze twivuge ariko kwibwirana. Ego. Ntekereze yuko aricyo kibanze mu mwanya nk'uyu nguyu. Nuko mubona hariya kuri afishe ifoto igaragara, Ego. amazina abagaragara. Ubundi ntuye hano mu Rwanda ahantu hitwa Gitarama. Nitwa Runezerwa Nelson. Ego. Nsengera mu itorero ry'inshuti ariryo bita Eglise des Amis. N'itorero twasanze abanyarwanda bafite hano mu Rwanda. Ego. Naho dukorera umurimo w'Imana. Tuhagize iminsi itari mikeya kandi nayo itari myinshi cyane. Ego. Turashima Imana yuko abakozi b'Imana bemeye kudushira kuri uno murongo kugira ngo natwe tuzavuga ubutumwa. Kandi ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana niko rivuga ngo ndibuja bukoze isoni kuko ari imbaraga z'Imana. Ego. Ubutumwa bwatambutse ahangaha iyo aba bantu barabuhaze baba bararekeye aho ngaho. Ubutumwa bwiza twabwiwe n'ababyeyi bacu batubanjirije, iyo tuba twarabuhaze tuba twaraburekeye aho ngaho. Amasengesho abantu basenga, iyo abantu bavuga ngo Imana yarayumvise reka turekere aho ngaho, tuba twararekeye aho ngaho. Ariko ibi byo kurya turya ni ibyo kurya bitagira imbishya, ni ibyo kurya by'ubugingo, ni mu rugendo duhoramo buri munsi wose. Ego. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana tugiye gusoma, tugiye gukomerezaho. Dusanga mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ni igice cya 8 n'umurongo wa 2. Gutegeka kwa kabiri igice cya 8 n'umurongo wa 2. Turasoma tugeze ku murongo twari kugeza ku murongo wa 7 ariko ndageza ku murongo, ndasoza umurongo wa 3. Twavuze gutegeka kwa kabiri igice cya 8 umurongo wa 2. Haratubwira ngo kandi uje wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yagukoreyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi, ikugaragaze, imenye ibyo umutima wawe, imenye ibyo mu mutima wawe, kuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wishwa n'inzara, ikugaburira manu utazi na ba sekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa kawe ava mu kanwa k'Uwiteka ariyo amutunga. Amen. Amen. Murantunga aho ngaho hari hancitse. Ego. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana kuko twabivuze. Dusanga ijambo ry'Imana hano nta jambo na rimwe, kuko numva jewe naje nyuma ahari mu ntangiriro z'uno mwaka. Ego. Ni ukuvuga ngo ngeze amezi 10 ndi hano, ariko nta jambo ryoba ritaravuzwe hano muri iyi myaka yose. Ego. Kandi nta jambo ryavugwa ngo iri ryaraganiriwe noneho dukomeza ayandi. Ariko uko Imana igenda itanga niko tugenda dusubiramo amagambo,
Yego. ni nka kwa kundi nyine tubyita yuko ari ibiryo, ntituza turya ibiryo none ngo tuvuge ngo ejo twarabiriye. Nubwo turahindura ariko ejo tukongera tugasubira kuri bya bindi, kuko ni ibitunga ubugingo kandi na biriya bindi nyine bitunga umubiri tugakomeza kugenda tubisubiramo. Haleluya, haleluya. Amen. Iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo imbaraga zo kubaho kw'Imana mu butayu. Yego. Imbaraga zo kubaho kw'Imana mu butayu. Yego. Ese tuvuze ubutayu twatekereza ngo ubutayu ni iki? Ubutayu turebye mu buryo bwacu bwa kinyamubiri dusanga ubutayu tugize ngo tuvuge ko bari hano kuri runo rubuga byenda abantu bageze mu butayu bo bari bakeya. Ubundi tugumva uko buteye mu buryo bw'abantu bagiye biga. Yego. Ubundi tukabureba ku mafilime n'amateleviziyo. Ubundi tukabumva inkuru hirya no hino ukuntu ubutayu bumeze. Yego. Sorry? Haleluya. Amen. Ubutayu ni ikintu kitoroshye, ni ahantu hava izuba ryinshi, ni ahantu hataba amazi, ni ahantu iyo twumva ruriya rugendo rwo mu butayu rw'Abisiraheli, ni ahantu habaga umucanga, umusenyi, ni ahantu hataba ibiti wakugama mu izuba, ni ahantu hashyuha amanywa ngo hagakonja ijoro, ni ahantu haba hafite klima yaho itoroheye umubiri uko Imana yawuremye. Yego. Rero ntabwo tujya mu butayu bw'imibereho yacu ya kimubiri, reka tujye mu ijambo ry'Imana icyo ryashatse kutwereka mu buzima bwacu bwa mwuka, mu buzima bwacu bwa buri gihe cyose. Yego. Ese ubutayu twashobora kuvuga ngo ni iki mu buzima bwacu bwa buri munsi? Reka tuvugemo ibintu bikeya kuko ni byinshi cyane. Turasanga ubutayu buterwa n'ibintu byinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi ibyo bintu byacu tubana nabyo nibyo byafekita iby'umwuka, nibyo bigongana n'iby'umwuka, bikatubangamira cyane mu buryo muri iyi nzira yo kugana mu bwami bwo mu ijuru. Yego. Yesu adufashe cyane. Yego. Mu butayu dusangamo, muri ubu buzima dusangamo urupfu, tugasangamo gupfusha, tugasangamo indwara zidakira, tugasangamo amagereza, tugasangamo intambara. Yego. Izindi zitubona mu buryo bugaragara, intambara z'amatorero, intambara zo mu miryango, amacakubiri, Yego. imibabaro y'igihe kinini, biturukana n'ubundi buryo butandukanye bw'iyo mibabaro uko ibigenda iboneka. Yego. Agahinda gatandukanye gaterwa n'imibabaro itandukanye, ubukene ni ubutayu bukomeye cyane. Yego. Ubupfakazi ni ubutayu bukomeye cyane. Ubupfubyi ni ubutayu bukomeye cyane. Yego. Guhunga abantu bava mu byabo bagata ibyabo, bagata ibyabo ni ubutayu bukomeye cyane. Yesu adufashe cyane. Amen. Muri ibi byose ntabwo twashobora kubirondora, turagenda tuvugamo bike bike bike, ariko buri muntu wese, nta muntu
utaranyura mu butayu kandi ntawe uranabuvamo akiri muri uno mubiri. Yego. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kandi uje wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40. Imyaka 40 mu butayu ntabwo yari yoroshye. Yego. Kandi Imana yashatse kwibanyuzamo ku ntego zifatika, kuko ntabwo yari ibuze ahantu bacisha hari hahari, ariko ngo kwari ukugira ngo abantu bige guca bugufi. Yego. Kuko guca bugufi ni ijambo ryonyine abantu baganira igihe kinini cyangwa teme yonyine ikarangira, kuko guca bugufi nicyo kintu kinaniranye gitumye n'iyi si iba uko imeze kose, nuko abantu guca bugufi byananiranye. Yego. Ari umukoresha na shebuja, ari umubyeyi n'abana, ari umugabo n'umugore, ari umushumba n'abashumbye. Ibi bintu byo guca bugufi nibyo bitugoye cyane. Kandi yari ishatse kugira ngo ibagerageze, imenye yuko mu mutima wabo bazashobora kwitondera ariya mategeko. Amategeko n'ubundi nicyo kibazo kibaho muri buno buzima bwa none. Igihe cyose kibaho nuko twica amategeko. Kwari ukugerageza. Burya kugeragezwa ni bimwe bishobora gutunga umukristo. Kwari ukureba yuko ngo bashobora, kandi kwari ukugira ngo bazaribwe n'inzara. Iyo ntekereza iri jambo, ntekereza iyi Mana yakoraga ibi ngibi ni ya Mana, mwibuke dusubire inyuma, ni ya Mana yabakunze. Yego. Ni ya Mana yabonye gutaka kwabo, ibona kubabara kwabo, ibona yuko bagomba kuva muri buriya buretwa bwo muri Misiri. Yego. Ni ya Mana yabonye imyaka 400 arenga babaye mu buretwa, irababara yumva gutaka kwabo. Ni ya Mana yabakunze, yanga yuko badasiga n'inkaranobe n'imwe, irababwira ngo muzaje gutambira Imana mu butayu. Ni ya Mana yabakoreye biriya bitangaza byose by'ibyago byabaye ku banyagiputa, ariko abantu bari muri Gosheni bose baba amahoro. Haleluya. Amen. Ni ya Mana y'urukundo yabakunze. Ariko Bibiliya yatubwira ngo ishaka kuzabagerageza kureba ko bitondera amategeko yayo, ishaka yuko bazaribwa n'inzara, ishaka yuko bazagaburirwa ibyo kurya byo mu butayu se cyabuze amanu batigeze barya na ba sekuru, kugira ngo imyenda yabo ngo ntiyacitse, n'inkweto zabo ntabwo zacitse, kandi ntabwo bahiye no mu birenge. Iyo Mana rero niyo dushaka kugira ngo tumenye uburyo yashatse kubikora. Imana iducisha mu butayu, Imana iducisha mu butayu kugira ngo isohoze umugambi wayo mu buzima bwacu. Yego. Imana irakomeye cyane. Bya bindi byose twavuze byo kugira ngo tumenye kuko urupfu rwihanganire, indwara zidakira, abantu basigaye bari mu tugare, mu bitanda, kunywa imiti ya buri gihe cyose, kuba mu magereza,
ntitwari tuzi yuko abantu bacu boba mu magereza, intambara z'urudaca, imibabaro. Yego. Ariko iyo Mana ikaducisha muri ubwo butayu kugira ngo isoze umugambi wayo mu buzima bwacu. Amen. Imana yaducishaga ibacisha abisirayeli mu butayu kugira ngo yihishurire, ibongerera imbaraga. Yego. Kuko twavuze ngo imbaraga zo kubaho kw'Imana mu butayu, ibongerera imbaraga. Yego. Nta bantu twashobora kubona twatekereza yuko bakwemera guhabwa isezerano ryo kuba mu butayu, kunyuzwa mu butayu. Ubundi tunyuzamo mu bushake bw'Imana, mu buryo bw'Imana, tukisanga nimo turi, ariko nta muntu wasaba ngo jewe Mana uzampe kuba mu butayu. Yego. Uzanyuze mu butayu muri kino gihe. Yego. Nta muntu wigeze kuba mu butayu ngo abyishimira binezerwe, ngo atange za haleluya n'Imana ishimwe. Kenshi ubutayu ni igihe Imana isa naho yagiye kure yacu. Yego. Cyangwa itari kumwe natwe. Iyo twagiye muri buriya butayu bwa biriya bibazo, tuvuga ngo Imana ntabwo ikiri hafi yacu, ntabwo ikitwumva. Yego. Twumva indirimbo y'abana ba hano mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, bakaririmba ngo kuko iwabyemeye. Kuko iwabyemeye Mana. Yego. Oh haleluya. Kuko iwabyemeye Mana, kuko iwabyemeye kiriya gihe. Ibisubizo byo mu butayu mu buzima bwacu biba bike. Yego. Ibisubizo byo mu butayu biba bike cyane. Ntabwo bikunze kuba bigaragara. Iyerekwa n'intego zacu nta cyerekezo zigira iyo turi mu butayu. Yego. Iyerekwa ryacu, ihishurirwa ryacu, intego zacu birahungabana, biba perturbe. Ugasanga icyerekezo wari ufite, ugasanga nimba ari umuntu warwaje umuntu igihe kirekire, ugasanga amafaranga yari afite se cyabuza, n'ubutunzi yari afite agasanga byahungabanya icyo byari gukora nuko. Yego. Uwo wari ushizeho amaso ugasanga niwe ugusize. Ubukene bw'ibihe birebire, inzara zigatera zikanyura mu isuka nazo zikabazo. Yego. Ubundi mu butayu turasaba ntiduhabwa cyangwa ntidusubizwa. Ibisubizo ku bibazo byacu biba bike. Yego. Muri ibyo tuba tuvuze haruguru, nicyo gihe izi mbaraga z'Imana ziyerekana. Yego. Haleluya. Amen. Nicyo gihe izi mbaraga z'Imana ziyerekana muri ibyo bibazo. Imbaraga zo kubaho kw'Imana naho zigaragarira. Nta n'umunsi n'umwe Imana yavuga yuko yadutererana. Yego. Ibiranga ubutayu biracyari byinshi, ni ukubaho mu bihe bibi, bibaho. Ibihe bibi bibaho. Yego. Ni ukuba mu butayu. Yego. Kandi twaza kureba tugasanga Imana ifite uruhare mu butayu. Kuko yabivuze ngo nuko yagucishije
nuko yagucishije bugufi ikundira ko wishwa n'inzara. yego, Ubirebye urabona mu ruhare rw'Imana. Ibihe bibi biraduhindura. Ibihe bibi biza bihindura abantu cyane. Ubutayu bushobora kutwubaka tugakomera cyane, tukaba abagabo bashikamye, inkingi z'itorero, inkingi z'imiryango. Ikindi gihe yego, ubutayu burashobora kudusenya. yego, Ubutayu burashobora kudusenya, bukadusenya rwose burundu. Ubutayu bukadusenya, bukadusenya rwose. yego, Tukaba babandi bazavuga ngo barahangutse, tukagwa tukarambarara. Ubutayu niyo nzira Imana izikoresha ikeneye kutwigisha. yego, Ikaba ari bwo ikoresha, akaba ari iyo materiel didactique, ikaba ari gukoresha, ikabyemera, ikatunyuza mu butayu kugira ngo tugire iki itwigisha. yego, Kandi mu butayu Imana iba ihari hose, irahari. Kuko Imana, Bibiliya bitubwira ngo Imana ibera hose icyarimwe. Ariko muri uko kuberaho hose icyarimwe ntigaragara. Ariko Imana irahari. Ariko ni Imana y'imbaraga, Imana igaragara mu kubaho kwayo k'ubumana bwayo. yego, yego, Imana kandi mu butayu ni Imana itugenera ibidukwiriye, ariko atari byo twifuza. Ikatugenera ibintu bidukwiriye, yego, kwa kundi tuba dusenga ngo ubushake bwawe Mana. yego, Ikatugenera ibidukwiriye, ariko twebwe atari byo twifuzaga. yego, Imana yahaye abantu gusonza atari byo bakeneye. Murabizi yuko imibereho yacu ya buri muntu, nta muntu wari wifuza ngo yasonza. yego, Imana gusonza kurababaza. yego, Ababyeyi nibo baza baje kuvuga ngo reka batekere abana, natwe ababyeyi tukabariraho, ndagira ngo turye ku by'abana. Ariko nta muntu wari watekereza ngo sitoke ziwe ntizibe zirimo ngo amaze yishime. Hanyuma yabwo, ubwo biba bimeze gutyo, Imana yabahaye manu. yego, Iriya manu niko Bibiliya twabusomye ngo ibaha manu batari bazi, yego, basekuruza babo batari bazi. yego, Manu kugeza uyu munsi wa none ntiturabona imbuto yayo. Ibindi byose tubigiramo imbuto, abashakashatsi bakabona imbuto, zikagenda ziterwa. Turibuka iwacu hagiye haboneka imbuto, tukabona imbuto yazanywe na naka, yazanywe na naka, ariko ntiturabona imbuto ya Mana. Ntabwo byari byoroshye guhabwa biriya byo kurya, kuko ariko abantu duteye. Imana yari izi ko bakwiriye gusonza nubwo batari babikwiriye. Rimwe na rimwe hari igihe dusaba ibidutunga, igateza amapfa kugira ngo twitoze kubaho kw'Imana. Mutekereze, mu gihe dusaba ibidutunga, Mana uduhe ibyacu bidukwiriye, ariko Imana igateza amapfa.
kugira ngo twitoze kubaho kw'Imana. Yego. Naratangaye, abantu benshi ntibaraba mu nkambi. Ahangaha turi hari abantu benshi batabaye mu makambi, abandi barahabaye. N'abandi ubu ngubu barahari. Yego. Ubuzima abantu mu buryo bari barimo, waje kwisanga muri ka shitingi katagira icumba, ukisanga muri ka shitingi katagira kimbeho igihe cy'ijoro, izuba ryaba ugashya, ibyo kurya amashaza asatuye n'ibindi. Ibyo ngibyo ababaye mu nkambi barabizi. Naje nayibayemo igihe gitoya c'umwaka hari i Nyagatare, turabizi. Yego. Tekereze ngo ariko ibihaye igira ngo twitoze kubaho kw'Imana. Abantu ntibaza bapfa, kandi abantu bakabaho. Yego. Imana ibihagira ngo itwigishe kubaho kwayo, itwigishe ubumana bwayo. Dushobora gusaba gukira indwara, ikaduha kwihanganira kubabazwa. Ubwo ni ubutayu. Murabizi uburyo twasenze, uburyo mwatangiye musenga saa 8, musabira abarwayi, musabira abarembye, dusabira bariya. Ni ukuri bamwe bagakira, indwara zigakira. Yego. Ariko ubundi abantu bamwe ntibakire, ariko ikabaheza kwihanganira kubabara. Nzamubona abantu bari bazima, nyuma yabwo bwaca impanuka zikaba, amaguru ntaba kibaye amaguru, amaboko ntaba kibaye amaboko, uko bimeze kose, ariko ugasanga wihanganiye kwa kundi. Yego. Abantu bihanganiye kunywa imiti ya buri joro, ya buri manywa. Abantu bihanganiye gutwara imbago batarigeze bazitwara. Abantu bihanganiye kugendera mu tugare, bari abantu bagurukaga. Abantu bihanganiye, Imana ikaduheza, tugasaba gukira indwara, ikaduha kwihanganira kubabara, kandi twarangiza tugashima Imana. Yo, haleluya. Amen, amen. Imana izidushoboza mu butayu. Yego. Imbaraga zo kubaho kw'Imana mu butayu ikigaragaza. Ubutayu si uko Imana iba yadutaye. Imana iba ihari nk'uko twabivuze mbere. Ntabwo Imana iba yadutaye, Imana iba ikiri kumwe natwe. Yego. Ubundi hari icyo twashobora kuvuga ngo ico ubutayu atari cyo. Ntabwo ari igihano c'Imana. Ubutayu ntabwo ari igihano c'Imana. Ibi ngibi twavuze byose by'ubutayu ntabwo byoba ku biti n'amabuye. Ibi ngibi ni bigomba kuba ku bantu. N'ahandi iba ishaka kugira ngo ihashore kutwigishiriza muri seyi. Yego. Ntabwo Imana iba yadutereranye. Yego. Ngo yerekeze amaso, nubwo Yesu yabisabye kuriya, ariko Imana ibiri kumwe natwe. Mu rwandiko rw'Abefesi igice cya 5 umurongo wa 16 haratubwira ngo mucunguze amibi. Yego. Mucunguze uburyo umwete, iminsi ni mibi. Iminsi yo kuri iyi si ntabwo yigeze igaragara ari myiza. N'abatambutse kera, n'abariho, n'abazaza, iminsi yo kuri iyi si ntabwo ari myiza. Tukiri mu butayu, nubwo ubutayu bugenda
butandukana, bumwe buba bunini cyane ubundi bukaba butoya, ariko ubutayu uko bugera ku muntu wese avuga kuko ari we wabonye ubutayu kuruta abandi. Ariko ikiza kidufasha cyane ni uko iyo tubona ubuhamya bw'abantu ahangaha, tukabona ubuhamya bw'abakozi b'Imana bari ahangaha, ubutayu banyuzemo, Yego. abandi nabo akavuga ati naje nanyuze muri ubu butayu. Hari igihe umuntu adashobora kuvuga ibyiwe, akavuga ati se ndavuga ibyanje n'uriya muntu yaravuze biriya cyangwa atarabivuze. Hari igihe kimwe nigeze mbona umubyeyi umwe abona umuntu wari umutabaye aho yarira cyane ku mwana wiwe, ngo abone ku wundi aravuga ati ndahemutse we, ndahemutse se ndakomeza namize, wowe ndi kumwe nawe wantabaye, we wabonye biriya. Aravuga ati ndahemutse cyane. Ubutayu abakozi b'Imana benshi bagiye babunyuramo. Yego. Mu mateka dusanga abayobozi benshi baranyujijwe mu butayu bukomeye. Iyo twumva dusoma ibya Mose Yego. mbere y'uko ayobora ubwoko bwa Isirayeli, Yego. dusanga Mose yaranyuze mu butayu nawe. Iyo tubona Imana yaramukoresheje kuriya, tugira ngo none Mose, guhera Mose avuka, Yego. agahishwa muri ziriya muri kiriya kiyaga se cyabuza muri ruriya ruzi hariya mu nkengero z'uruzi, buriya bariya abana bari babaye mu butayu. Ahari bagenzi biwe ntibabayeho, iwe yabaye umucikacumu. Yego. Iwe yararokotse, yarerewe ahatari mu rugo iwabo, nubwo yarezwe na mama wiwe. Yigishijwe andi mategeko ya Egiputa. Yego. Yahawe inama nyinshi, yigishijwe ibigerwamana, yagizwe gute, ariko kuko yazirikanye ibyo umubyeyi we yamwigishije. Buriya n'ubutayu bukomeye. Yego. Dawidi kuba umwami wa Isirayeli yabaye mu butayu bukomeye. Yego. Dawidi yaragiye intama, yarwanye n'intare, yarwanye n'amadubu, yarwanye n'Abafilisitiya na Goliyati. Yego. Yirukanywe n'umwami, yaramugiriye neza. Yego. Ubutayu yabayemo, yariwe n'inzara, yaraye ku musozi, yahindutswe n'umwana wiwe, aramuhunga. Dawidi nawe yabaye mu butayu. Yego. Iyo tureba Pawulo wacu wa hafi kugira ngo abe ukomeye kuriya, yabaye mu butayu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kuvuga ngo tuvuge ngo Yesu ashimwe kuko mugenzi wacu yabaye mu butayu ni byiza, natwe tuburimo. Yesu ashimwe. Yego. Haleluya. Amen. Pawulo mu buryo bw'ubutayu bwiwe amaze gutangira kuba umuvugabutumwa, murabizi ingendo ziwe zivugabutumwa no kugeza gufungwa no kugira gute no gupfira mu magereza. Yego. Yabaye mu butayu. Yego. Mvuze gereza nibuka yuko aka kantu ntakababwiye, ndi umuvugabutumwa mu magereza hano iwacu mu Rwanda. Kuva tuvuye i Bukavu 2004 ngeze mu Rwanda 2007, ahantu ndi Muhanga, natangiye ivugabutumwa muri gereza kugeza uyu munsi wa none. Bimwe bikeya suko nafunzwe, ariko ibyo nza mbona byabonza mbwiriza, byabonza nganiriza, ndabizi. Yego. Nkora ivugabutumwa hano muri gereza ya Muhanga, nkaja i Gisenyi,
gereza bita ya Rubavu, nkazamuka Musanze, n'uyu munsi ndanyura muri gereza ya Muhanga, ndahava saa sita kuko mpafite inyigisho, nyuma yabwo ndarara Rubavu, ejo nzaba ndi muri gereza ya Rubavu. Nzi byinshi cyane, nzi byinshi, nzi imibabaro, nzi kurenga, nzabarengana bakeya, nzi ndabizi. Mfite imyaka 18 nkora ivugabutumwa ryo muri gereza. Yego. Banyuze mu butayu bukomeye. Yesu nawe yanyuze mu butayu. Yego. Dusoma hariya mu butumwa bwa Luka igice cya 4 n'umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Atubwira kuko Yesu ngo Yesu yuzurwa umwuka wera. Yego. Ava kuri Yorodani ajanwa n'umwuka mu butayu. Marayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira ico arya, ishize arasonza. Haleluya. Amen. Yesu nawe aragenda aja mu butayu kugeragezwa na Satani, umwana w'Imana. Yego. Iyo tubisoma ntabwo nja muri ziriya nkuru nizo muzi cyane kandi umwanya wanje ntunemereye. Yego. Uriya mwanya Yesu yarageragejwe, Satani amukoza epfo na ruguru, amubwira ngo namwemerere yurira inzu, ahindure ibuye ribe umugate awurye kuko yari ashonje. Yesu ndi yarabuze ibyarya, yari kubitekereza aho ngaho bikaza. Yari guhindura na ryabuye Satani avuze kugira ngo yereke Satani kuko afite imbaraga, ariko kuko yari Imana aramubwira ngo ijambo ry'Imana rigutsinde. Yego. Amukoresha amutsindishiriza ibyanditswe, arakamubwira ngo ibyanditswe byera biravuga ngo Satani we. Satani aratsindwa. Yego. Icyantangaje cyane nuko dushobora kuzura umwuka wera tukaba mu butayu tugasenga ino minsi imyaka mu buvuga nimba ari 5 ari irengaho, tugasenga kuhera saa 8 tukuzura umwuka kwidegere y'ijana byenda reka mvuge gutyo 10 cyangwa, ariko tukaja mu butayu ku bushake bw'Imana. Yego. Tukaja mu butayu ku bushake bw'Imana kandi dusenga kandi twuzuye umwuka, turi birebeye ku rugero umwami Yesu agize iminsi 40. Abantu turadutekereza ngo hari iyo umuntu abaye umukristo, kandi murabyibuka mwebwe mwese abakozi b'Imana. Yego. Imana ishimwe cyane kuko turi abakozi b'Imana. Iyo umuntu yasenze cyane niho uzuhura n'ijaribu ku muryango. Iyo umuntu wagiye mu mwuka niho ugeragezwa cyane. Yego. Imana niyo yabanyujije mu butayu, mu nzira y'ubutayu kugira ngo bageragezwe, kandi yateganya kugira ngo izabanyuze mu nzira ngufiya, ariko iyo ngiyo aba ariyo iza bwa mbere kugira ngo banyure muri biriya bigeragezo, bace bugufi, bemere kugusonza, bemere guhura n'ibibazo bikomeye n'ibindi byose bikomeye. Yego. Yesu ashimwe cyane. Amen. Turatangara cyane ukuntu dusenga Imana ariko tugakomeza kunyura mu butayu. Ntabwo nuko tukiri ku rugamba, tukiri kumwe n'umwanzi wacu Satani, akiturwanya, ntaratureka, ntaraturekura, turacyari kumwe nawe. Umuntu atandukana nawe nyine yuko azamubavuye muri no mubiri. Yego. Usoma mu gitabo cya Kuva igice cya 13 umurongo wa 17,
hakatubwira ngo Farawo amaze kureka ubwoko buriya bwoko bugenda Yego. ngo Imana ntiyabacisha mu nzira ya bugufi ngo yari inzira ishobora kunyura mu Bafilisitiya nubwo ari iy'ubusamo Yego. ngo kuko Imana yibwiraga ngo abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire muri Egiputa. Ahari bari kunyura mu nzira ngufi bahura n'intambara bagahita batekereza gusubirayo, bagahita batekereza bati ni ibi yatuzaniye, kuko Abafilisitiya nabo ntibabara baretse gusa ngo bapfe gukandagira mu gihugu cyabo. Bari abantu benshi, bari bafite amatungo, bavugaga ati baje kutuvamiya, kuko bagendaga bumva biriya bintu bari bakorewe muri Egiputa by'ibitangaza, imfura zapfuye. Ntabwo byari byoroshye, ariko Imana iravuga ati aho bano bantu reka babanze baje kwiga. Yego. Reka babanze baje kwiga. Yego. Hari impamvu eshatu tugiye gusorezaho zituma Imana yemeye kugira ngo bari abantu banyure muri kiriya gihugu cy'ubutayu, natwe aribwo buzima tugomba kuba tunyuramo. Ijambo rya mbere ngo ni ukwiga Imana. Ijambo rya kabiri ngo kwari ukwiga kurwana intambara. Yego. Ijambo rya gatatu ngo kwari ukwiga kuzayobora igihugu. Yego. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tugiye gusoreza kuri aya magambo. Ni ukuri kugira ngo bariya abantu banyure muri kiriya gihugu kwari kugira ngo bige Imana. Yego. Ndashima umushumba Abusalomu yarabivuze hariya. Abanyarwanda niko baza bavuga hano iwacu, bakavuga ngo yamvugiye amagambo. Yavuze ariya magambo yo kwiga Imana. Yego. Umuntu ashobora gutekereza ngo se umuntu yakwiga Imana? Umuntu uko aza yiga ikintu ashoboye, uhaye ubona n'amaso, uhaye ukorakoraho, uhaye ubona, uhaye uvuga, ariko wakwiga Imana gute? Ariko iby'ukuri icyo Imana yari ibajanye hariya mu butayu ngo kwari kugira ngo bazige Imana. Yego. Imana bayibonye mu bitangaza, bayibona ibororotsa hariya, hariya muri Egiputa, ibona Abisirayeli, abanyegiputa bose bashira, imfura zose zishira, n'amatungo birashira. Banyura mu nyanja itukura, bayinyuramo humutse, abanyegiputa baragenda. Yego. Babona abantu bakuze bose bari bavuye muri Egiputa, bose bararangira, urubyaro abarirwo rwinjira muri Kanani. Bari abantu batoya bari kwinjira muri kiriya gihugu, ntabwo bari kwinjira muri kiriya gihugu batarize Imana. Bariya bari kure, bariya bashize bari barabonye Imana muri Egiputa. Yego. Ariko bariya batoya bari batarabona Imana. Yego. Bari batarabona ukuboko kw'Imana, bari batarabona imbaraga z'Imana, bari batarabona ubwiza bw'Imana, bari batarabona kurakara kw'Imana. Yego. Nicyo cyatumye ibanyuza hariya iriya myaka yose 40 bazerera, aho banyuze bongera bakagaruka, bagakata, bakongera igicu kikabajyana ku manywa, nijoro kikababera inkingi y'umuriro, kikongera kikabakubanukana. Iyo cyagendaga nijoro baragendaga, kuko bari bazi yuko batagikurikiye batakara. Rero habayeho kwiga Imana. Ikindi ngo kwari ukwiga kurwana intambara. Yego. Murabona yuko bagiye banyura ahantu henshi ho mu bami benshi, abantu bakomeye kuri bo, abantu benshi kuri bo, ariko bakabona Imana yabo buryo ibarwanirira.
ubundi kwari ukwiga kuzayobora igihugu, yego, harimo za administration, harimo uburyo ubwo ari bwo bwose, uburyo bazahinga, uburyo bazorora, urugendo shuri hano mu Rwanda niko tubyita. Iyo tureba muri buno butayu tugatekereza kariya karere k'iwacu, tugatekereza ubwoko bwacu, iby'ukuri usanga ubu butayu nibwo turimo, nibwo tugize mu gihe, nibwo duhaye tuzereramo, kandi natwe icyo dukwiriye ni ukwiga Imana. yego, turatangara n'uburyo abantu basenga, ntibidutangaza uburyo abantu basenga, ariko turatangara n'ibyishimo abantu bafite muri aya masengesho dusenga, dutekereza imyaka irenga 40. Iyo tubitekereza Kadese yaje muri 80 nimba ntibeshye 81, kuri uno mwaka bari imyaka 44. Abantu batababarira, abantu turi mu butayu, itorero riri mu butayu, abantu badashingirana, umuntu asenga undi agasohoka, ducirana imanza, buriya ni ubutayu bw'itorero. yego, Iyo tureba uburyo intambara zigize imyaka 8, uyu nguyu waje kuba ari uwa 9, ariko abantu b'iwacu bakiriho, yego, bakirya, bakirwana bagatsinda, muri buriya butayu. Ubu ngubu noneho tukavuga ngo nta munyu barya, nta mavuta barya, ariko wabaza umuntu wawe w'imbere akakubwira ati nubwo bifite agaciro ariko turi mu kubona. amen, Imana ni igitangaza. yego, Iyo dutekereza ngo se inkweto zahari iwacu, abana bambara inkweto ziturutse he, abagore bambara inkweto ziturutse he, imyenda yarabasaziye, ariko ntiyashize. Hano turataka buri gihe cyose, tukivuza, tukirukanka. Si mwebwe abanyamerika n'abandi muri ahantu bavurwa neza, ariko abariya tukabona bariho, Yesu niwe muganga wabo. amen, Inshuti zanje, tutarambaguje kuko ntwaye umwanya munini cyane, ariko hakirimo gusenga, ndatekereza yuko dukwiriye kumva Imana, tukiga Imana, tukamenya Imana, imbaraga zo kubaho kw'Imana mu butayu. Imana ubwo yigaragaza, ni hahandi abantu baza bagera bakavuga ngo se ibi ngibi Imana izigaragaza umuntu bingana no kwizera kwiwe. Ni ukuri ibintu byinshi ushobora gutekereza ngo se ibi bintu birangana no kwizera kwanje. Izi ntambara zirangana no kwizera kwacu, ubutayu turimo mu zino ntambara burangana no kwizera kwacu. Ugasanga bimwe biraturenze, ugasanga bindi biragize, ariko ukabona Imana iduhaye kubyihanganira. Imana iduha umugisha, Imana itwambika imbaraga muri buno butayu dukomeje kuba turimo, tutarabusoza. Buri muntu wese n'ubutayu bwiwe, abantu bapfushije abantu bakagiba hafi kurangira, indwara z'abantu babanye zidakira, abantu dufite mu magereza, intambara zitandukanye, imibabaro y'igihe kirekire, agahinda, ubukene bwabaye muri Afurika, ubupfakazi ntituvuga, ubupfubyi ntituvuga, guhunga ntituvuga. Ibyo byose, ubwo buzima bw'imibereho y'ubutayu, ni ngombwa ngo tububeho mu mbaraga zo kubaho kw'Imana. yego, Tumenye yuko Imana itadutereranye, tumenye yuko Imana iri kumwe natwe, tumenye yuko Imana itadusize, itaduheberera, itaduhana, kandi Imana iba iri kumwe natwe. Imana itugire neza. Reka dusoze dusenga. yego, Uwiteka Mana yacu urakomeye, Uwiteka Mana yacu uri mwiza, ugira neza iminsi yose. Nubwo twanyura mu butayu,
ntuzaduheberera, nubwo twanyura mu bitugoye tuzaduhana, nubwo twasonza ntabwo uzaduheberera, uzaduhereza amani dutunga. Niko wabikoze mu bwoko bwawe kugeza n'uno munsi. Hamwe na bene data ukomeze utugirire neza. Muri iyi si turi mu butayu, turi mu ntambara z'urudaca, turi mu bibazo bikomeye, ariko ukomeze tubere Imana iminsi yose. Urakoze Imana yuko watugiriye neza muri uyu munsi, waduhaye ijambo ryawe, ukaba waduhaye bene data bakatugira icyizere. Turagushimye ko bitugiriye neza mu izina ryawe Yesu.